Hello guys, nizere ko mumeze neza, mumeze gute? Ndongeye kubasuhuza. Noneho uyu munsi ndabona ibintu byabaye ari sawa. Uyu munsi bwakiye neza, nawe ndakeka bwakiye neza. Reka mbere ku muntu natumiye bamwita Bogari Chimbo. Chimbo bimeze bite? Sha imeze neza ntare. Ubu se ndibaza bandutsuhuriza abo banyarwanda. Mumeze gute? Imana ibandebera icyoroshye kuko ndabakunda. Urabakunda? Okay. Reka noneho tujye ku cyatuzanye. Tubwire abanyarwanda ku byamamare bitanu dushaka kuvugaho. Duhere kuri ndesa, kaduhere kuri Gitaf. Yeah. Gitaf uramuvuga iki? Ndamuvuga kuri karirimbo yasohoye. Karirimba ngo nikubita hajya. Nikubitara. Nikubitana. Reka tubi kandi urarataka maze azana amazi yo. Ndabakunda mwabi. None se Boga buriya Gitaf muhuye wamusabi? Duhuye. Ye namwibaza ni amazo yatekereje kano karirimbo. Kuko ibintu bitekereza abantu bake. Gitaf tuboneraho kugusaba kutubwira uko wabikoze. Muri iyo video banze twandikiremo comment uko bimeze, twumva uko byifashe. Gitaf ubu tuvugana ni umuhanzi uri gutrending. Urabivuga iki? Yo kubivuga ibyo nta kintu bitwaye kuko nanjye ejo bundi yagiye naho umusitari. Sibyo ngiye nabitindaho. Umuhungu wacu Bogari aratubwiye ngo nta kintu yamuvugaho. Twigarukire ku muntu bita Mitsutsu. Mitsutsu wese urabona bimeze utera ko mbona adaherutse gukora biriya bintu, urabivugaho iki? Mitsutsu ashobora ko yaragiye muri Kongo akahavana zahabu. Mwese mvuge ngo iki nese umuntu azakubita umwaka adakina ibyo yakinaga ngo ashimishe n'abanyarwanda muri rusange. Ibyo bintu ntabwo biba ari byiza man. Cyiza ngiye namubya nuko yabyihorera akaba ari gukorera abanyarwanda akagomya akabashimisha nk'uko bisanzwe. Mitsutsu twaragukundaga, twigeho rwose ibyo bintu banze ubimenyeho, twigeho kuko za video zawe turazemera kandi uradufasha papa, byigeho. Nawe twandikire muri comment Mitsu, twandikire muri comment utubwire uko ibintu byawe byifashe. Nari bitwume tumenye nega n'ibyo tubwira abanyarwanda, dore twe tuba twaje kurabura abanyarwanda. Ntabwo ubibona se tuba twaje kubarabura. Ubu sasa rero Mitsutsu turavuze ati katumugarukeho. Ubu se Mitsutsu muhuye wamusaba iki? Mitsutsu ngiye nk'ukuntu abanyarwanda mba numva ahantu hose mba ndi guca babarakaye mu Mitsutsu sagikora ikintu namusaba gukorera abanyarwanda bakongera bakishima. Ibyo bintu byaba ari neza, nanjye byanshimisha nk'umuntu umukurikira. Mitsutsu urumva ko abakoboye tugukunda, ubwo rero ushaka ukuntu twigaho kabisa. Sasa rero ubu ngubu tugiye ku cyamamare cya gatatu. Mufombaze muri comment ni ikihe? Boga ni ikihe? Yewe turagarukira kuri Kiramani tujya kure dusa nk'abajya kure ibyo bapfuye na Mitsutsu buri. Urabuye bari abantu bari kudukurikirana. None se ubundi Boga tugaruke kuri wa Kiramani, ni icyamamare cya gatatu tugarutseho. Kiramani ubona barapfuye iki na Mitsutsu? Shangiye nyine ntabwo ibintu baba bari gupfa. Iyo nkurikije ibyo nagiye mbona kuri social media mba numva ari nk'ibintu by'ubugoryi, kumba mbona urwango rwose rwaraturutse mu bukwe ngo bwuranuza bamwita Nana. 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 Ngiye numva ariho inzango zabo zaturutse, ariko wenda bakaba bari bafite akandi kantu gato kari ahantu katumye izo nzika zibyuka, kuko ngo nimba yarageze mu bukwe Mitsutsu Kiramani akavuga ngo bamwime ijambo, ubwo byanga hari ikindi kintu cyabiteraga. Hari akandi kantu gato nyine kazuye inzo nzigo zose bituma Mitsutsu avamo gutyo. Ubwo se uhuye na Kiramani ni iyihe nama wamugira? Ngiye Kiramani wazo si ikintu namubwira. Ngiye namubwira ati niba n'ubundi uzi yuko n'ubundi abantu bakoreshaga kandi akenshi bakwita dadi,
ikizanye n'undi umwana baravuga ngo icyo umwana aririye uramurekera, ntabwo yakabaye yaragiye guterana nawe amagambo yakaba yaramwihoreye kubera ko baravuga ngo ubundi iyo ubana n'umuntu uzi yuko ameze nk'umusazi uramwihorera ntabwo akenshi ukunda kumuvugisha, ubwo rwango rwabo bakaba ntajya akunda kumuvugisha bagahuza agiye kumuhemba, undi nawe bagahuza aje mu kazi kandi bakerekana umutima mwiza batitwaje ngo ni uko umwe arimo akoresha undi, akituriza kabisa, umwe agakora akazi ke neza n'undi akagakora neza nta kibazo. Kiramani se, Kiramani we, wowe bite byawe urumva ibyo bintu bimeze ute? Urumva ibyo abantu bari kukuvugaho, bariya abahungu barakwinjirizaga, bariya abahungu binjizaga abafana benshi, nanjye hari igihe nazaga kuri channel yawe nkurikiyeho bariya abafana, bariya abahungu turabemera papa. Kiramani, bariya abahungu bakwita dadi, ujya ubyibuka ariko? Ujya ubyibuka papa? Bariya abahungu bakwita dadi, warabazamuye nawe wabatereye itafari ku nkingi yabo, ubwo ngubwo reka tujye ku cyamamare cya kane aricyo bita mu gifomboze. Mu gifomboze harabura gatoya ngo nyivuge, mujye muri comment mwandike, yabananiye. Tugiye kuwo bita Dogiteri Nsabi. None se ubundi Dogiteri Nsabi muba mubona yarapfuye ikina Kiramani wiwe, kumva mbona ibintu byabaye kidobya. Ese buriya Dogiteri na Kiramani buriya bigeze bashakwana se cyangwa aracyamukorera? Oya, ntabwo agikina muri videwo ze. Kiramani yaba asigariye hehe ko numva Kiramani yaba ageze ku munsi wa nyuma w'imperuka, kuko ubwo mbyewe na Dogiteri Nsabi yaragiye ko ntabwo ngiye nabikunda, numvaga ko ari umuntu wasigaye akora akazi kiwe neza n'umuntu wakunze akazi. Kiramani yaravuze ati abantu bose nakoreshaga ngiye kubakubura, urumva? Ubwo rero sinibaza ikintu bari bari gupfa na Kiramani cyatumye avuga ati ngiye kuangaje abakozi bashyashya. Ni wowe urakeka ari nk'igiki? Kiramani tugomba rero kumubaza dusubize muri comment. Kiramani, icyo uno muntu twatumiye ari kuvuga uracyumva ute? Dusubize muri comment tubwire icyo mwapfuye n'abo bafana n'abo bakoboyi bawe. Ibyo ni ibintu toto byagatumye mudutamo filime. Kiramani ari filime bita The Devil wari uri gusohora, irakundwa. Nubwo we Kiramani rero sasa hari filime dukumbuye, ya filime bita rero Kiramani, ndagira ngo mwinginge uzagumye dusorere iriya filime ya The Spy. Iriya filime wayikunze bingana iki? Shane cyane kabisa. Kiramani, iyo filime turayikumbuye. Icyo cyari icyamamare cya kane papa, icyo cyari icyamamare cya kane. Nese papa, we Bogari, urifuza ko dukora ku kihe cyamamare cya kane, cya gatanu nako? Tugiye kugaruka kuri wa musaza usimbuka nk'umutubu akayabangira ingata nka gasongo. Ntibahite bamuvumbura muri comment. Ninde se mwabafana mwe, ninde? Bamwita Bijiyo Bija sha, mutashaka kureba hirya no hino. Bamwita Bijiyo Bija. Bijiyo Bija se buriya muhuye wamusaba iki? Urasi ikintu namusaba se, niba namusaba ko hari ishuri ashobora kuba afite iyo yajyanamo nanjye nkazaza nzinga amaguru nk'uko yazinga. Enda urangwa niwo muntu mu Rwanda yateye urujijo benshi, bayobewe niba ari umusaza cyangwa ari umusore. Uriya muntu arasimbuka koko ukagira ni benshi. Bijiyo Bija nawe ntabwo asanzwe. Rero reka nkwereke rero Bijiyo Bija kugira ngo uzamenye ibyiwe. Byagusaba kujya kwiga amashuri menshi kabisa. Ubu ngubu ndakubwiye ngo Bijiyo Bija ubu ari gukina content ajya ku ishuri. Iriya content urayibona ute? Ahubwo bandangire kiriya kigo yigaho nzamusangayo nayo nzajya nigize umunyeshuri. Umuntu ni ukumusangayo akamukoresha ikiganiro akavuga ati Bijiyo Bija duhe ikiganiro uganiriza abafana bawe. Nibabe bakanda subscribe, ubutaha tuzamubazanira Bijiyo Bija, tuzamuzana Boga kuri kamera yacu iyi ngiyi uri kubona. Ubu rero no muntu twatumiye ngo ni Bogari.
akunda bije iyo bija, amukundira kuriya gusimbuka n'imvugo ye. Biriya bintu muhuye nawe buriya wamugiriye iyihe nama? inama namugira se ni uko yagomeza akabikora kuko bishimisha abanyarwanda. Buriya nanjye nakibariza n'abari kudukurikirana niba bazi ishuri yigaho baryandike muri komenti kuko ngenda ajya kumuzana tu cyangwa nzajye no kumureba, kimwe muri ibyo. Rero nkomeza kubwira abantu bari kudukurikira ati mukomeze mukande subscribe, ibintu tuzatubagezaho ni byinshi, ibiganiro tuzatubagezaho ni byinshi cyane, mukomeze mukande subscribe, turabakunda cyane. Ciao ciao.